ejo ihangane ariko ndabizi neza gukomeye ariko ndabizi n'agafone nafite nyine ka connection kandi ndabyumva niba ukimuma nawe banda yakomeza kugwara kandi yabona nifite ibibazo none ishize mpamvu namubesha wamubesha mubeshye mama navuye mu rugo andi mu kungiye mu mujyi gushaka ubuzima nawe ngeze iriya ndi kuza mbara yo gutega mvamo nyinde n'amaguru mfite bashima bitarambwira ngo hano hari ubuzima bwaragafashe biki nako nanjye nareba nkabona ni centre z'ibiti iwacu ugati wenda we nabona ubuzima muva mama ziko ndi mu mujyi mfite akazi keza umwana we yahiriwe yego Kigali we ubu urifata ubeshya mu muhango uri Kigali ni namubeshe ko ufite akazi keza reka kumubonera buri kimwe akeneye reka nkubwire ababyeyi bacu especially b'abamama bameze nk'abamarayika bameze nk'Imana kuri twe kubabeshya rero nko gucuma nanjye nyumva baze ku myaka ese wazamubwira ujya baze ku myaka yanjye nige umusore nige umwana afite nyine uvuga ngo niwe mwana wanjye nizeho byose nta papa nige umugabo mu rugo nkahita nkomeza mama nta mafaranga mama nta kazi mama ahita yumva ko ndi ikirungo ntabwo naramubesha none se wazamubwije ukuri ugasubira mu rugo subira he Abanyarwanda murahirwa subira he uzi ko yewe bambere ugiye kuri yawe nageze ngo nibwo barebye kuko cyane kugaragara Imana yaragiye gushyira gupfundikanya iraguhisha cyane mama yindi ibindi ariko yaramishije abenshi babaze ngo barangiza ngo Imana ntikureba nanjye ndabona ko umwana w'igikoma cyavoka rwose ntazi irashabayoze kwiga inkunga za farije na zane kuri nagize mu bigo nari nzi ubwenge yanize ubwenge ntabwo nari kwiga se yari mwiza ari gufasha nyine jya unashima Imana story nakubwiye ni kuri ntakabona n'ibindi n'umuki ntabwo n'umuki wa film ndayizi ariko sinokuri cyararitse uragura ustoye uzungu ukarira wagende ndabura amashonje Eruka mandazi nariye ejo nari mugoroba nariye mandazi atatu abonye sawa mandazi atatu amahari shaje rero reka ngiye nitahire nze kora kumeze neza ubwo rero kanitahire abaze kuza nyine ngije muri sinama bafite nabi bigo kubibwira nyine habuze ndikire banga ese ubwo najya kubibwirana nyine ngo muri sanze nko mubwira bira ibintu byose nyine bya papa bya mama n'umuryango yanjye by'amafaranga I am here for you ntabuzanya ndaga ubona se ushaka kugira ikintu ese ngiye mfite amafaranga cyo kuri muri sende nayagize ntayifite ntawamenya ariko ntabwo ndashakaho ntabwo ndi gukina ni ukuri pe ndi gukina sibyo njye rero kanitahire ngiye kuryama nduhuke nisonde kuko njya kujya kurangwa ahubwo harakana n'ufite nzi utagiye kunyanga ikintu by'amabaruwa y'amwe bari basubira kureba kiri gihugu nyine akira kandi ufungure nagiye igene muri igipapuro nyine ari gufungura nagiye nkora muri utoki sanze ari yo nyandiki nahita ni niyo urangiza kugasoma agapapuro usagatudu benshi ifunguro ndi hano urufunguro narenze ntabyo nkubwiye wifungure narenze ariko ntukagira amatsiko bye oya bye
ubundi wa mbere ba Shema kuva kwa mekugiye ubundi wa mukoza aya muri niyo mpamvu nanga gukorana nawe sinzi impamvu nakuza Yesu David ndetse gaho bw'amashuri mu Rwanda tugomba gukora kugira ngo Damani, wewe usikuishwa ninda. Tabinda ntabwo cyo kuvuga. Nanga magambo ngiri kazi. Samani mwenda, samani kimani ya homo. Hagomba nje kuvuga homo n'ibyo. Iyo mwikimani ko ni imbere ugiye gasinayime kubantu. Ariko nibagera guhembura tugatega amaboko. Sinzi impamvu naje gukorana nawe. Ndumva imiteto yawe mwana. Abantu Yameni. Dukase nta n'icyo bankura. Mandazi urayirira ko uri kuyanywa. Cyangwa ukeneye kujya gukaraba ese noneho utakarabye umunyamashuri. Inzara. Yeye wajya ngo ufite umuntu. Nditora bro. Hano nta mikino mu mafaranga fata shaka. Nini ndazo gufasha runini ngo uritora ahantu hose uyitore. Fata cyo kimwe n'ikibuto gace. Ne gufara. Shaka migani ko munasuzu. Ntabwo ngana nawe. Iyo utangira ariko uzamenya kurya neza gute. Niba ntungamubiri. Umunsi ubona kurya neza. Kubirya se wagira ngo umaze umwaka utari. Ntabwo arabyo. Ngosuri ndari. Doctor. Aha. Kumwe ukuri. Ujiona amashuri mwiza ataragombe. Sa, ibihombe birarutana. Musa ntcyo bahombe, ntabwo twamye ko bahombe. Tese naho mbyusibye ko nyine tubazo tutaburamo. Naho ntawo muriye namwe. Ibazi amafaranga mwishubuza ngo muri kwiga, igihe cyose mwishubuza ngo muri kwiga. Nazo byabubari. Nese wese ubu byakumariye uburi hewo. Kumana mutugusanya. Kutugusanya mu minete n'amandazi. Muri byakumariye. Aho ndinge hararuta hawe. Umbwa ngo amafaranga ngo umwanya wowe uwo mwanya wakoze mu. Wapfuye nawe nibe nange nko hari ubumenyi ufite ubudafite. Ubumenyi ndabubona. Nse ntacyo ntabintu nk'ufashe kwisanga muri Uganda wavuye ibintu. Kandi nawe koza urwo rurimi se bikubuza kunanirwa guterura itafari. Ntabwo ngana ruzigerera. Nyine mbizamo kuko nyine mbona amafaranga kujya mu munsi. Ariko nzi kujya ikimo. Ndatara akazaho nkamera neza. Nkagusiga hano nagusanze. Nkamubwiza ukuri pe. Nanga udushima Imana kubera ko ntize byibuze ngiye mfite amashuri yanjye yo guterura nkaba nakora ikiyero. Iyo utangira se uburi he? Nani he? Nekeje hasi. Muri Imana yanjye. Mama ujana no bado amazi atetse. Yes. Ase. Ako pe. Ako najya neza ndafise. Ako reka nyikubwira.
wenda ngewe nuko nagiye nko ako ngo ngiye mba ndo umukire wa mbere ntabwo n'undi ariko nawe imbaraga ndakurenze bandenze kandi uzayibona man niho mwebe iyimijwe n'ikaramu ntirambura Ava tuzongera cyawo kijyane haraze kuba bari barabafundi bari gukora kwa Karoli urebe ko bagwana akazi utanjyanye tutari kumwe wari turatura amatafari amasegonda abiri ukabura rya amasegonda abiri ukabura yicaye ahubwo nuko tuziranye ubundi wakongeye kugitahana ubusa mwana amafaranga yose wowe yamara wanariye ubu turariye mukanya urongera uje gufata ibindi cyo kugemesha nasuzaho ukorenda weje mukisha umwana batera ngo ndapfuye Isimbi bene ubura buzima wana waba mu icyumweru ukabaho ubuzima nibwo bugeze umuntu kuri etage imodoka igihe wakoreye uhaye n'igaro ufite nabwiye nuko nagize ubujiji buriya nguya warize warakuze na saving yako saving ntuzijyaje what is saving mukomeze kuncuza nisembwiye what is saving ushobora kumenya ibyo ari byo saving isi ntabwo ndeba ntabwo namumenya naba ngiwe kugira ute bose wanjye ni Karoli ntara kwa Mariko dusubire dutere amatafari abiri ndumva n'undi nk'umuntu bakagezemo akabanza kimwe no jaga y'amaso nibaruka abanyamashuri babayo akazi kanjye nzakagumaho nayashonje n'ukuri ahubwo nzoma utajya basi n'ibyo ndazi we nzoma niko nshaka no kujya ku gisheke ajya amasa afata umuntu nta n'amazi ndaguha uyarekesha isuku ngo kuto wabura n'umuntu usaba nk'uko ukaburira kwiga ariko njye Shema nawe buri Shema ni Yesu Shema no kuba n'isuku nyine kumwe asanga just nyine uwisomva nyine ngo akubazwa neza kuri mu bantu banshigikiye reka mubwire sibyo soka umbwira ibiki ese pasi wanyumvise kahera so y'umunsi sha uzabona amafaranga ku mashuri wize batageraga mu ishuri kuba mwiganye byamariye iki biragoye kubona nyine umuntu wanyuze muri ibyo bintu ameze nkaho ajya guteka byamariye ku urugero rwiza rw'abasore agaye mukunzi abona nk'abari wesha wumva ni umujyi umusore wa mbere isuku none se n'abandi nabahe basore bamwe bavuga gusa gutyo kubera gushaka amafaranga gusa nko ni gutesha magukira ku buzima ariko nyine uvuye mu kazi amafaranga bamenye aho bagwem byose nagaje cy'ingenzi n'ubwo bakorera amafaranga twongeye kwigura kana ari nakoze utacuruje utacuruje ntagusoje utacuruje ntacuruje abantu uyu munsi nabisoje kare nari ngiye kujya kuruhuka ndananiwe ndananiwe kwa Mariya
amafaranga uzi umugambi ufite ndashaka kuzasha no kuzura n'intunga tukarubana sanire Sanda ndio bizibicika n'ibyo kwiruka undi niyo yose zidacika ntiwari kumva yego utasimbuka cya gipangu kutapfusha ngo sinaguhaye naye kukubona kuki kujya nko wakiguze nyere ntacyo waguze cyo kimaye none kisubiza none sinjya ngiye kutwara kiswe Shazambira musi no kuri kumwana nukuri Ndabuze ndiyeho kabiri ngo nzakurira mu nzu Niwe wagize gishira akone nakonga gasira Batwe ndagakora ko Niko shanye nayibuza ngo nikorera n'urukundo Swamhaye Njyo rimwe basket njyo rimwe Hiçbir şey bir niye öyle tabii. Tasarmış. Okay. Kongora nani? Al galiba. Bana iki kintu uko mvuga mwiza. Kaza nakubwiraga nawe. Maze ngongoni. Reka ngubwire nawe. Kubera ko muri kinyejana biragoye kubona umusore wize amashuri ye ayavamo akajya mu kirere abenshi bahita bishora mu biyobyabwenge se mu busambanyi se abakobwa nkamwe mubona mukunda abahungu bafite amafaranga abahungu nkatwe ntabwo mujya mutwiza ndakunda abahungu bafite amafaranga nyarayo mfite Neden mi var? Egide. Cyane fresh, wameze gutese. Chakoma. Karagenda se? Byaye no kuma n'abakira abana buze mwana. Nebe nawe shawo uri kuri connection ibintu byose bazimuza n'umusore nkanjye ndakiri kuri connection mbambayeho nta na radio nyumviriza ngo menye basibitira bijyaye by'iminsi. Waza ngo nk'umuntu arempombye kumva iyi amacece sinariya. Reko we ntujye utana n'ibibazo mwana. Igihe cyose uhururira kuva nakumenya igihe cyose namarira. Asaba seke mani setse mani gana kintu cyo guse. None aha nahe uvuye he ugiye he ko mbona wataye mu. Amushenze yambeshikiye dimane barakinyi. Ahubwo nenje gusaba service. Kakira gatese kama none ugiye ukanga utana kumva mani ko Daniel nzi kuri inshuti bambwira nenje gusaba service. Numva nize mvugisha mu rugo n'uko bameze neza telefone. Ningira amahirwe nyine umuturanye akanyitaba nyine wabo kuna nabo telefone barakariye. Gamani mwana bizaca. Oya ariko n'ubusanzwe ntago nakwima amayinite je urabizi ndi inshuti yawe. Isinye ni inshuti yawe. Nda gamani wo. Akira kape. Ndia kugasimu kadi kakawe nana amayinite ariho. Ako ina iPhone yarashaka. Udufone tw'abantu nyine tw'akazi n'akazi kandi nta n'umuntu warinyuzamo. Ese umuntu yabona nkora muri MTN akumva ko nta kibazo. Bataye ko nanyita. Cyane wahamagaye ku ya mbere se ya ku ya kabiri no haramba. Oya ntabwo ari kwitaba ikuca. Gira urebe. Ahereze yarangishirake.
Dani aho mwe mwabigenje gute mwana mwarakize mwana cya nta mikirire gusona mba niri hano nana izuba ku gaci wakaravye shaho sinkatwe abyihorere mwana bite mama sa mama ko muramukomeye nase mu rugo bamenyera baba bameze bate mama nta gakuru kiwe wari wamusuye mume tuvugane nta kibazo ndaho mama wowe umeze ute ukomeje kuremba se Jenye nanjye babyara mwe mfite akazi ngino minsi nta kibazo tumeze neza Kigali turakomeye nagiye numva ko meze nyine ndi mu kazi nkoresheje nyine fone y'undi muntu dukorana nyine yanjye umuriro washizemo umuriro washizemo nyine niyo mpamvu nayo nkoresheje mu cyitanya no gukomeza nta kibazo turaba dukomeye ahubwo mwebwe nimba izo ngwara zanyu nimba ino z'ubusaza bidanje yego boss yego ndaje reka nitabe boss ndaje turi mu kazi ubu tuba tuguruka mama wangu mu kazi kandi nase mwana umuntu w'umusore nkanjye mbimbisha ngo nta kazi mfite mani kandi azinkwa nkundi ikindi gukora ahubwo hano afite bino 5 biciye kuri iyo nimero mpamagaye nyine bazi ko gasukari bamwe bakoma ya mama wawe se ni umuturanyi arahita bimenya ndeta mwandikira message ashaka ndanashona yose yashyireho oya shaho bibiri nose nyise ndashonje uturutse harandi ko kubobeza ushatse kumbwira se ko nsa n'igikuta ku buryo utabonye ariko rero ntabwo yise ushatse kuvuga iki ukamubwiza ukuri sha wowe none ntabwo ruvanguriwe n'imbwa intozi mbese wo noneho uriwe n'ubusa koko ntabwo numva impamvu wanyimye burya urukundo kubera ko ari akabwa ngo neje Shema twubahane Egide ntabwo ari imbwa atari imbwa neza atari imbwa nera umuntu w'umusore ngo wize waminuje uzakaza kunsaba ku mandazi niguriye ni musore usibye kuba ari akabwa gusa ubwo se urumva he utandukaniye nawe urumva utandukaniye nawe niba mwitimura sone urafata umuntu w'umugabo ukamwitemura asikurakare nuko mvuze ko Egide ari akabwa ariko ibyo ngibyo byo nanabisubiramo reka sinkubeshye pe uriya nta mugabo umurimo uriya nta kintu yakumarira nta n'ikintu yazigera kugezaho usibye gukurya imitsi gusa ese ubundi ariko ibaze ko none ejo bundi twanajyanye no mu kiyede no guterura nibuye biramunanira gusa ni mugabo cyuriye ariko warebye umusore mwiza ugukunda umusore ujya mu kiyede akaba yaterura amatafari ngaterura amasima turi gushyiraho beto ubona mwayihe ko wandi bari wenda ntabwo nyine ndibuze nabi mvuge ngo nyine nubwo ari akabwe Egide ariko rwose njyewe n'uburyo nanasubira no mu ishuri bishatse ariko njye nyine asoje kuvuga nyine ndakarira ariko mvuze ukuri nyine ndandi bavuga ukuri kuraryana asoje kuvuga reka turi kumwe numva amagambo atashira mba mfite ibintu byinshi byo kukubwira uramba naraye mbitekereza byinshi mana nabyanditse nkabyibagirwa iyo mubonye gusa ubwiza bwawe bita buntwara ushaka basi nzimana ikintu cyo bizagushimisha mu bintu uzabura muri ubu buzima ntuzigera nawe kuko ndi wajya no gutereta umuntu utabanje kwiba mbere yo kwiga tuzabanze kwiba
no kubaha abandi kuko kubaha no kubaha abandi nicyo kintu cyonyine muri ubu buzima cyakugeza aho ushaka ubuse basi sinko barumva nkuvuga nabi cyangwa nsanga umuntu ari kuvuga nabi ibiturwanya ubuse niba katubyemere kunyubaha abandi sinabubaha nta muntu tugira ikintu dupfa hano. Niba nta muntu ugira ikintu dupfa hano gusa ufata umuntu w'umugabo ufite ubwanwa nkawe ukamwita imbwa ariko ibibazo umuntu wize uzaka ngewe niriwe mu kiyede akaza amandazi yanjye niguriye akaza amandazi se uriya ari ikintu kiwenzi wowe ari ikintu cy'ubanagira wowe ariko wagiye mu rugo baragutekerera ibyo ngibyo byo rero next time uzabanze n'ugukwiba ko mbere yo gutereta ubuze ni gute umugore yakizera ko nugera mu rugo uzamwuba kuri ngewe urutinya ukararahira reka ndagukunda ibintu byose nyine mbavuga ibintu byose ibyo no gukunda abandi bagenda none se inshuti yanjye Egide uyu nguyu nta bintu ariko mbere ntabwo ndi kubyumva ariko numvisemo good morning ibyo mu gihe cyonyine aho bwaho nyine nuko nabyumvise none wavuze gutyo kwa ko nawe wigeze ubimbira umunsi umwe avuga nti uyu nguyu ni umuzungu nubwo asa n'umukara ariko ni umuzungu gisa abantu what the name bro nyine muvugane agiye kumpa akazi urumva ariko ntabwo turi kumvikana nyine abagira ibintu by'amazu inshuti yanjye Egide. What are you talking about? How are you? Fine. How are you? Good. Okay. How can I help you? Okay. My name is Loman. Roman. Yeah. I am an engineer. I was looking for someone who can help me connecting with my workers. Yeah, this guy told me that he has a friend who can help me. I don't know if In which way? How can I help you in which way? Like connecting with my workers. You mean an interpreter or translator? Yes. Okay. I can do it. Nyine mvaje. Ndikabanza mvuga mvamukire we mubwire ko njya namereza abantu bavuga ikinyarwanda tuzanye nabo. And this is my friend but somehow he's crazy. Akazi rwose nge kose nyiragakora kose nuko no mu rugo nakazi nyine winda mubwire mukinira kabisa nawe amafaranga nako nzana kugurira ntabwo ifaranga ryancika nono kibazo n'ibigambo byo batuma namuganije n'uje nyine okay sinongera. So are you ready to work with me? Yes, I'm ready. I'm very ready. Tomorrow you can start. Yes. No sije where are you live? I'm around here. uraza hapa nza hano ari kubakisha ikizo hano haruguru ntabwo uzatuye uzasanga he asaza ku ishanti ariko nyine we mubwire none se sinzaba ngiye gukora basangiye no gukora ibiwetsa ahita mpamenya nyine nzayimujyana yo nawe ndashaka tuzajyana. What's going on here? Are you betraying me? No. Neme akazi rwose ngiye nta kibazo kibuzuko mubwiye we kumubwira bavuga gute nyine so it's a problem. Are you ready tomorrow? Yes, I'm ready. Okay. When now we get to balance. Put your phone number. Put your phone number. I don't have. But tomorrow if you tell me where I can find you, and I will be there. Do you have a phone? No,
He hasn't. Amafaranga bayohereza kwa nuza kwa akazunjagaraza muri zo usanga nari kohereza amafaranga yashyira ku nimero ya kazungu urabisiko nta amafaranga na phone number umva amafaranga wowe no ni telefone sinayikura even he has not ako kwajyana oya ntabwo byakunda da ntabwo ari amafaranga koje nimufite telefone wakareba So how wapi kabisa barayibye so how am I going to connect with you? Masinga musone ko abona nanguriye phone kutuma icyongereza cyane kigenda ni kujya kuvuga icyongereza kavuga Kinyarwanda hano Kinyarwanda hano icyongereza we Okay guys, stop shouting. If you don't have a phone, follow me. Okay, Go with, come with me. Yene yaje kugiye kwa nkorera ukurira none se eje I see we're gonna finish this. Yeah, I think it's made like 2 months. Hey Shema, What are you and what are you doing here? uriko urakurikirana nandi mu karuhuko mukaruko sisani zo kuruhuka is relaxing. Okay. Na amasaha wowe amasaha agafuni kize kumurika amasaha yo kuruhuka ako shaje nisanga azi koko abanyarwanda bavuze ukuri ko umutindi umukizinda yarangiza cha nizo niwe kumbwira gusa uri kwicakaza ndetse ko kawase je nawe ntabwo twakitega tukicara ariko umaze cha inshuti ni Yesu mwana inshuti ni Yesu kabisa urakeka kuba yaraduhaye akazi twese eje reka nkubwize ukuri n'ubwo wamuri kumwe nawe n'ubwo yumva n'ikinyarwanda ngena nakubwiza ukuri eje ibintu byo kunya ku mutwe ndabihaza namenya akazi nakakurikira mwana narakubwiye hasoni mundi kuruka ngo amasango nayo kuruka akuzi bino amasango nayo kuruka gukora nyine ibyo weyimeye cha kubigendana n'umukire ntugiye ngo bayimukire njye kuruhuka none se amasango nayo kuruka waje kurukana Shema sura mu kazi ntabwo nemerewe kurya ntabwo nemerewe kurya ndabyo nikorera imicanga ndi gutunda n'amaguru amasango muri izo cyumba turi kuye Okay, tell him to go back at abikora ibyo wanguriye ibyo sinzi arambwiye ngo jya mu kazi noneho boss n'ubivuze work. mu kazi uri bukunje twatwaraga amatafari ngi nawe warangiza ugasinzirira mu matafari ngakomeza ngatushaje ariko tujyane ku ishuri ranka kangaza ni wakanzanye kuba utagiye ku ishuri nk'uje bizashira nge nta kintu kibi ndiko ndavuga ndi kuvuga yuko wisha akazi ka boss ujye wibuka ko ari gihe bwira umukire ari gusaba umukene umukire ari gusaba umukire kuya tumunese hamwe uba twirukanye twese nuje mubwira twirukanye nge ntabwo maguruka ntamaze kurya niba uri kumubwira nawe n'umuntu ajya we ntabwo urya ntabwo wowe ujya kugira ngo mujye mutara abakozi nk'aho nese uri gutera amagambo nyine bimubwire ntabwo ajya arya